siyantisite zikomeye iyi nyamaswa yakomeretse uruguma aribwo bwami bwa Roma ngo yenda kongera kwisubiza ubutware bwayo. Kandi babwira ibanga rikomeye, ntabwo Roma yongera gutegeka isi, itorero rigihari riraba ryagiye. Kandi reka mbabwire ibimenyetso bitatu bigaragaza ko Roma yatangiye gufata ubutware. Roma yatangiye kuzuka, umutwe we yatangiye kuzuka kuko uruguma rwayo rwatangiye gukira. Kamabwire bitatu. Kandi mbabwire ngo ntabwo Roma izategeka isi ku mugaragaro, itorero rigihari. Imana izaryiba iritware. Dore umuvuduko w'isi aho ugeze. Nibwo bwa mbere tubonye Amerika itora umuperezida w'umukatolike. Nyizero ya Amerika n'imikorere ya Amerika ubundi ni igihugu cy'abaprotestant kigendera ku myizero ya kirokore, na perezida wa Amerika arahirira kuri Bibiliya. Gutorwa k'umuperezida wa Amerika w'umukatolike byari ikimenyetso gikomeye cy'ubuhanuzi. Akimara gutorwa yahise yirukanka ajya gushaka papa. Nibwo bwa mbere tubonye aho byabera. Tabwira n'uwo n'umwana w'abadayimoni bituma usiba muri telefone yawe. Turi mu gihe cyo gukora kwa Antikristo mu buryo bw'amayoberane, mu buryo bw'ibanga. Abandi babatse ibitambo, banza ushyira ibitambo hariya, kandi barabasuka ngo fata kuri radio yawe ngucakira igitangaza. Uracakira igitangaza nturabanza kwihana ibyaha. Ibyo bitangaza nabo badafite barabibahesha iki? Uyu munsi wa none Bibiliya ngo abantu banza kwizera ukuri, niyo mpamvu Imana izabohereza icyo bita ubushukanyi buteye ubwoba ngo kugira ngo abantu bizere ibinyoma bikomeye bizaranga kino gihe cy'imbabazi, kugira ngo mbereke ko igihe cyaturangiranye. Ibintu bine bizagaragara muri iki gihe cy'umwaka w'imbabazi, kandi bino bintu nubyitegereza urasanga isi yarangiye. Ikintu cya mbere kizagaragara kuri uyu mwaka w'imbabazi, Bibiliya ivuga iki? Nusoma mu gitabo cy'Abafilipi ibice 2:14, ikintu cya mbere uzabona kizagaragara muri iki gihe cy'umwaka w'imbabazi, uzabona icyo bita ubugoryi bukomeye buteye ubwoba buzagaragara mu isi. Bitwe abantu b'Imana, yewe banakwigishwa n'abantu b'Imana, ariko imyigishirize yabo izaba inamura bizera bakuramo amavuta n'imbaraga. Ibyo ni ibintu isi iri gutegura. Tugiye kubona byinshi aho iterambere ryacu riri kwihuta, yewe ni na ryiza. Isi yose iterambere rwose rimeze gutya ryasaze. Niyo mpamvu tujye no kwitabira twadufata imitungo yacu, amafaranga yacu byose bikabikwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, nta mafaranga agaragara mu mifuka. Ntabwo ifaranga rimwe rishobora gukora ku isi. Amafaranga tugifite akajagari k'amafaranga mu makofi no mu mabage. Aza marayika, ariko uyu mumarayika yari yohereje. Buriya bamarayika bagira ibyiciro by'imbaraga zitandukanye. Hari abashinzwe kuzana ibisubizo, hari abaza gutabara abera, hari abashinzwe intambara, mbese buri abafite icyiciro arimo. Uw'Imana yari yohereje rero ngo yageze mu kirere b'abadayimoni. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Sipiriye wantumiye tunga ibiganza muge ngo nahabwe umugisha n'Imana. Nafashijwe numvise korali ririmba nongera gufashwa bidasanzwe. Ntabwo ari ukubeshya, maze igihe kitari gito nirukanka muri iki gihugu, mu ntara n'uturere dutandukanye, turere 30 t'u Rwanda, nta karere ntazi ntavuzemo ubutumwa. Yewe maze no kugenda mu bihugu byinshi, ariko iyi korali ndayumvise numva hari amavuta yiriho. Mu batunga ibiganza mvuge ngo nibahabwe umugisha. Ntabwo naheruka kubona korali yitwa iya mbere ahantu ku itorero abantu baririmba birekure bafite amavuta. Tumaze igihe tumenyereye kubona korali za mbere ziririmba nk'aba VIP, abantu batuje baraha, ariko nawe akunda uburyo mwirekura, Imana igakora. Amen, amen.
cyane. Haleluya. Nagira ngo dusomere ijambo ko ndashaka kwihutisha. Turasoma muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka ibice bya 13. Turasoma n'umurongo wa 6. Umugabo witwa Luka ndamukunda cyane. Umugabo uvuka ahantu bita mu Bugiriki, yize muri kaminuza ahantu bita Taruso. Icyo gihe yiganaga na Pawulo, baricaranye n'ubune b'ishuri. Mu gihe cya Yesu Luka yari umudogiteri mu ndwara yari ashinzwe kuvura, n'amaso yari arimo cyane. Ntabwo yigize ab'intumwa ya Yesu, ntiyigeze aba n'umwigisha wa Yesu, ariko yagiriwe ubuntu bwo kwandika inkuru za Yesu. Kandi mu bantu bane banditse ubutumwa bwiza, Luka niwe wavuze Yesu neza kurusha abandi. Aza no gutera intambwe yandika n'iki gitabo k'ibyakozwe n'intumwa, kandi ni igitabo cy'ububyutse kirimo amagambo y'ubugingo, amagambo akomeye. Yageze kuri iki gice cya 13 umurongo wa 6 yavuze amagambo akomeye. Twamagambo aravuga ngo umugani w'umutini warumbye, aravuga kandi abacira uyu mugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza gushakaho imbuto arazibura. Kuri 7 abwira umuhinzi ati dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibona. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka. 8 nawe aramusubiza ati databuja ureke uyu mwaka nawo muhingire mufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Ni mubumbe Bibiliya ni muyibumbe, tuganire kuri aya magambo. Aya magambo kuganira turaza gukuramo icyifuzo, niturangiza umukozi w'Imana aze kuza gusengera abantu b'Imana, Imana iba yahishuye cyangwa se Imana ishaka kubohora no kugirira neza. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo unyemerere untege amatwi kandi unyitegereze undebe, nta soni mfite, kugira ngo tuganire. Mu mutwe wanjye no mu kanwa kanjye habamo byinshi. Ku bantu tuziranye, ubuzima bwanjye nkunda kuba mu buzima bw'umwuka cyane. Ngira na groupe yitwa Barashi muri uyu mujyi wa Kigali, irazwi. Ni groupe ifite abantu bakaba hafi mu 100. Groupe igizwe n'abahanuzi n'abavuga butumwa n'abahanzi. Nige muyobozi wayo. Numva rero umuntu bana n'abantu nk'abo ngabo fitanya amateka akomeye n'Imana, ariko ntabwo uyu munsi ndibujye mu mwuka cyane. Ndagerageza, ariko ndumva ntari muri mood yo kujya mu mwuka cyane. Amen. Tuyoganira ku magambo, ngiye kubaganiriza nk'abantu mukuze. Hano nabonye ari itorero rikuze pe. Pawulo harano yageraga mu matorero yari yaravunye cyangwa se yari yarabwirije, akavuga ati itorero rirakuze rikeneye amagambo aremereye. Namwe rero nabonye muri itorero rikuze, reka mbaganirize nk'abantu bazi icyo gukora. Amen. Aya magambo tugiye kuganira afite intego yitwa kwirinda gukeresa ubuntu bwa Yesu. Gukeresa ubuntu bwa nde? Baririmbyi bavuze Yesu neza cyane, baravuga ngo turangaje imbere twizeye intsinzi, kuko mu ntambara zose yarwanye ntabwo yigeze atsindwa. Ayo ni amakuru yizewe, tuzi twese ko Yesu atigeze atsindwa. Yewe mu byo ndibuvuge ngiye kubereka intambara yarwanye, ndababwira nk'eshatu, kandi izo ntambara zose akazitsinda, akatabaruka nk'intwari. Amen. Muri aya magambo dusomye, tumaze iminsi turi kwizihiza Noheli, tuvuga uburyo Yesu yatuvukiye, uburyo Yesu yagendereye isi. Nta nubwo tuzigera tubura kuvuga aya magambo, tuzakomeza tuyavuge. Ejo bundi tugiye kongera tuvuge n'andi akomeye yo gucungurwa. Aya magambo nibuvuge
ndaza kubereka icyo bita ibihe bine byaranze isi cyangwa se bimaze kubaho. Ubundi isi zarangwa n'ibihe 9. Bimwe byarabaye, ibindi bihe nabyo birasigaye, abisigaye n'ibice cyane. Muri ibyo bihe bine ngiye kusobanura cyangwa se ngiye kuvuga kugira ngo tuvuge n'aya magambo, ndaza kubabwiramo igihe cya mbere aricyo gihe cy'ubutungane, mbabwire igihe cy'umutimanama, mbabwire n'igihe cy'amategeko, mvuge n'igihe cy'ubuntu bwa Kristo aricyo tugezeho uyu munsi. Hari impamvu aya magambo ari Imana yampaye, nabyukiye ku musozi njya kuyibaza, ndayisobanuza icyo ngomba kubabwira. Aya magambo ni Imana yampaye mu byigisho byishingira. Aya magambo ni Imana yampaye, irambwira ngo genda ubahanurire ubu buhanuzi. Amen. Muri aya magambo turaza kubonamo inama zikomeye enye. Izo nama zateraniye mu ijuru, ndaza kubereka abaziteranije n'icyo zavuyemo n'imyanzuro yaturutsemo. Kuri ibyo bihe byaranze isi cyangwa se byabayeho, turi ku ijambo ryitwa kwirinda gukeresa ubuntu Yesu yatuzaniye. Iki gihe cya mbere nababwiye aricyo gihe cy'ubutungane, ni igihe isi yabayeho ibaho, isi nta cyaha kirimo. Nacyo gihe tubona Imana yaremye umuntu ahangaha, kuko ijya kurema umuntu habaye inama. Mbabwiye inama enye nza kubasobanurira. Muri izo nama enye zabaye, iyi nama niyo ya mbere yateranye, iteranira mu ijuru. Yari Imana Data iri mu mwana wayo n'umwuka wera. Ni Imana yahamagaye umwuka wera, ihamagara n'umwana wayo, irababwira ngo nimuze tureme umuntu amere nkatwe, ase nkatwe, agira ishusho nk'iyacu. Kuri iyi nama ni naho Satani yagonganiye n'Imana, bagirana ikibazo bituma badahuza. Imana imaze kuvuga ngo tureme umuntu ase nkatwe, uyu muntu araremwe. Amaze kuremwa, yewe ashyizwe mu ngobyi ya Edeni. Satani ahantu yari ari mu ijuru yari afite icyubahiro gikomeye. Izina ry'ubutware yari afite yitwaga Rusufero. Yarahagarariye abamarayika bose babaga mu ijuru. Zimwe mu mpamvu zatumye Imana yari yamuhaye kino cyubahiro, ngo yajyaga ahagarara ari kuririmba indirimbo imwe akayiririmbamo amajwi 12. Ayo majwi 12 yaririmba kubera ko Imana itajya yihimbaza, ikunda abayihimbaza. Imana ikanezezwa n'ayo majwi uyu muhungu yaririmbaga ari mu ijuru. Yewe ari umumarayika ukomeye uhagarariye n'abandi, bituma Imana imukuza, imuha icyubahiro. Aho yari ari yumvaga yuko ari we wungirije Imana, kumbi ntabwo azi neza yuko hari umwuka wera, hakaba n'umwana w'Imana ari we Yesu. None agiye kubona abantu umuntu araremwe kandi hahamagazwa inama yo kumurema. Niho Satani yahise yigumura, ahita ateranya abamarayika bamwumviraga. Njya nkunda kubwira abantu, nkabwira nti mu buzima bubaho, mu ruhande rwa buri muntu wese aba afite uruhande rw'abantu bamwemera, akagera n'uruhande rw'abatamwemera. Ubu mu buzima bwawe ugira abantu bagukunda, ku buryo n'itero twaterana tukagutenga bakomeza bakagukunda, no mu mafuti yawe bakagukunda. Hakaba n'abantu batakwemera niyo wabitangira, niyo wajya ku musaraba bakabibona badateze kugukunda na rimwe. Satani mu ijuru yegera abamarayika, yari afite igipande cy'abamarayika bamwumva cyane, abashyiramo politike yo gukora icyo bita intambara. Nasomye Bibiliya ndeba intambara yabaye mu ijuru. Bibiliya igaragaza ko intambara amaze iminota 30. 3 bya 4 by'abamarayika bari mu ijuru bari mu ruhande rwa Satani muri iyi ntambara. Byahise 12 uhereye ku murongo wa 7.
iyi ntambara na Mikayeli yaratabaye yizamo kuko byari bikomeye. Satani birangira atsinzwe kuko umwana w'intama w'Imana ari we Kristo nawe yaje muri intambara aratsinda. Ngo atsinde niho Imana yahise yicara iravuga ngo aba bamarayika bose bafashije Satani mu ntambara nimutsindwe muhise muhinduka abadayimoni ntabwo mukira abamarayika. Ihitibira Satani namubwira ngo uri umwanzi, uri inzoka, uri sekibi, uri Satani. Ihita baca mu ijuru. Cyo gice cya 12 kuri 7 nuhasoma niho abamarayika basigaye mu ijuru bumva bitatu bya kane byaramanutse bihita biza. Abasigaye baricara baravuga bati yewe wajuru bishimwe uririmbe kuko umwanza kuvuyemo nawe wasiwe ugushije ishyano kuko umwanza kumanukiye kandi amanutse yivuga tonoma nk'intare. Cyo gice kigaragaza yuko ngo afite igihe gito cyo gukora, ngo niyo mpamvu agomba gukora nicyo bita imbaraga. Abo badayimoni batsindanwe na Satani baramanutse bageze mu kirere bahita bakorera inama baravuga bati rero ijuru turayitakaje turayihombye kandi turabizi hari abazarizamo. Baravuga bati dushaka inzira zose ducamo kugira ngo dutangire umuntu wese wazarwana intambara izamuzana muri iri juru. Muri iyo nama abadayimoni bakoranye na Satani, iyo nama yarangiye banzuye yuko bagomba kwigabanyamo ibice bitatu. Igipande kimwe cy'abadayimoni bafata umugambi wo gukorera mu kirere, ikindi gipande gifata umwanzuro wo kugenda bagakorera hano muri iyi si bakarirwa bazerera mu bantu, ikindi gifata umwanzuro wo kujya kubana na Satani kuzimu. Abadayimoni ibi nibyo bice bitatu by'abadayimoni duhanganye naho. Ariko abateye ubwoba cyane babi ni abari kuzimu kuko ntibarahabwa n'uburenganzira bwo gukora. Nuntega amatwi ndaje nkoreka ko igihe cyabo cyatangiye kugera, batangiye kuza mu isi gukora. Abandi babi bateye n'ubwoba bo aribo batuzengereza uyu munsi wa none ntabwo ari abakorera mu isi, ni abari mu kirere hari hejuru iriye. Abo mu kirere baragiye bubaka amabariyeri akomeye, bubaka ibikuta bikomeye, bubaka ibintu bifite imbaraga. Aba bari mu kirere bafite ubushobozi, bafite n'imbaraga zitangira n'ibisubizo by'abera. Sasa muri Daniel 10:13 Daniel ari Babuloni hari mu mwaka 587 mu gihe umwami Nebukadinezari yabajyanye mu bunyage bahamaze imyaka 70. Icyo gihe Daniel yagize igihe cyo gusobanuza no gutabaza Imana ngo imusobanurire inamwereka kuko akavuye k'abahanuzi bari babavangira hari benshi, agira igihe batereka njye kubaza Imana imikerekezo. Imana yohereza marayika, ariko uyu marayika yari yohereje buriya bamarayika bagira ibyiciro by'imbaraga zitandukanye. Hari abasizwe kuzana ibisubizo, hari abaza gutabara bera, hari abashinzwe intambara, mbese buri abafite icyiciro arimo. Uw'Imana yari yohereze rero ngo yageze mu kirere n'abadayimoni ngo bafite ikintu bita ubutware bw'imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi. Baramubaza batugiye tishira ibisubizo Daniel, bahita bamuboha. Amara iminsi 21 ari mu kirere yaraboshwe. Mikayeli arimo agenda akora operasiyo areba, abona Daniel aracyasenga. Harirukanka asanga Imana ati Daniel kuba mutagangaje wamusubiza. Imana ati naramusubije ati reka da ibisubizo warabimuha ariko ntibyamugezeho, byaheze mu Bamedi n'Abaperesi. Imana ati genda urwane. Mikayeli aragenda ararwana abohora umumarayika. Uwo mumarayika arageze imbere ya Daniel mu gice cya 10 cya Daniel murongo wa 13 uzahasanga uburyo uwo mumarayika yiyegisikirizaga imbere ya Daniel amubwira ngo mugabo ukundwa Daniel uhereye igihe watangiriye gusenga no gushishikara kwawe byageze imbere y'Imana, Imana iranagusubiza amubwira amakuru yahuriye nawe mu kirere. Abo badayimoni bakorera mu kirere nusoma ijambo ry'Imana Befeso 6 umurongo w'10 Paulo yabavuze ngo mutware intwaro zose z'Imana kuko barwana n'imyuka yoroheze, haravuga ngo ni ahantu ho mu kirere. Iyi myuka ngifite umugambi wuko n'itorero ngo nirizamuka aba badayimoni ngo bazarifata. Niyo mpamvu impanda y'Imana niza kuvuga ngo itorero ritahe, ntabwo hazavuga impanda imwe, hazavuga impanda 3. Impanda ya mbere izavuga ni ya Kristo, wena nimba niga umwanya nzayibasobanurira. Impanda ya kabiri izavuga ni ya marayika ukomeye, ndetse iya gatatu iba impanda y'imperuka ariyo mpanda y'Imana. Ntabwo izi mpanda zose zizahamagara itorero. Iyi mpanda ya marayika niyo izaba ifite umumaro ukomeye ku itorero kuko
iyi mpanda ya marayika izaba iryana mu matwi y'aba badayimoni bakorera mu kirere, izabatwika ibakure muri icyo kirere n'amabariyeri yabo asenyagurike bahungire ikuzimu. Amen. Amen. Aba badayimoni bakorera mu kirere bafite ubushobozi butangira n'isengesho, ukaba wasenga bakarifata. Buriya niyo mpamvu ubona tubabwira ngo nimubanze mwature mwezwe. Iwacu ntabwo wakinjira mu byumba by'iwacu utatuye ku muryango, haba hari bariyeri rwose, urabanza ukatura mbere yuko winjira, kuko isengesho ryose usenze utatuye, abo badayimoni bafite ubutwari bwo kuganira bati uyu ntiyigeze yatura, bakarifata. Kizaba kubira ubugome bwabo, hari igihe usenga isengesho kumva nirimo rigenda, kumva niriri kuzamuka, kumva rimeze nk'iriri gufatirwa hano, burya baba bamanutse baje gufatirira hafi. Ariko dushimye Yesu wanesheje, mumuhereze icyubahiro. Aba bakorera mu isi bo ni abafeke, niyo mpamvu turambika ibiganza ku barwayi bagatangira bakivuga. Aba bo baroroheje cyane, abatindi babi n'abari ikuzimu bafite n'umujinya mubi cyane. Satani ngo yoherezwe, yaragiye yigira ikuzimu koko, kandi yirwa atambagira no muri iyi si y'umwijima. Nubwo yatsinzwe iyi ntambara, ariko yavuye mu ijuru yibye y'urufunguzo, aravuga ati mu ntambara yo mu ijuru ndatsinzwe, ariko nanjye uru rufunguzo ndarubatwaye, ningera ikuzimu ibituro by'abera nzabifunga, ntabwo bazigera banyumvana imana ngo bazamuke, kandi nzabagiraho ubutwari, nzajya mbaganiriza. Niyo mpamvu Yesu akimara kuva ku musaraba, urugendo rwa mbere yakoze yaruhukiye ikuzimu, nta kindi cyari kimujyanye, yarajyanywe n'ibintu bibiri. Hari abagiye babwira ngo Yesu yagezeyo ngo ararwana, ngo arangije ngo afata Satani ngo aramuboha, ngo reka niyigize amuboha, ntibigize banarwana. Yesu yavuye ku musaraba afite intego yo kujya kugaruza rwa rufunguzo Satani yari yaratwaye. Akigerayo yasanze ikuzimu hari inama, abadayimoni bateranye na Satani. Mu biganiro barimo baganira abazimu, abadayimoni barimo bavuga bati ka kagabo kabanesherezaga tugashyize ku musaraba birarangiye, nta kunesha kwitorera. Yesu ngo hagere, abadayimoni bamukubise amaso kuko bari bamuzi, bariruka. Satani asigara ahagaze. Yesu yagezeyo, nta kindi yamubwira, ati igihe cyo gusaba mpereza urufunguzo, nimutarumpaye intambara irarota. Satani ntiyigeze asaza imigeri, yahise amuhereza, aramubwira ati akira ibyawe. Amen. Ngo amuhereze urwo rufunguzo. Yesu igikorwa gikomeye yahise akora ako kanya, yahise agenda akingurira icyo bita ibituro by'abera. Bibiliya irabwira muri Matayo 26 ngo uwo munsi ibitare byarasataguritse, ngo mwiza abaye ikintu cy'ubwira kabiri, ngo abapfuye kera ngo barazuka, baraza babonekera abantu ku isi, ngo isi igira ubwoba. Niho bose bavuga bati uko byagenda kose uyu muntu twashyize ku musaraba yari umwana w'Imana. Amen. Uyu munsi nibwo Yesu yafashe icyo bita paradizo. Ubundi paradizo yari ituranye n'amarembo y'ikuzimu, cyangwa se ituranye na Gehinomu. Nibwo yafashe paradizo arayibwira ngo ngwino nkutware nkutandukanye na Gehinomu, kugira ngo Satani atazongera kugira ububasha ku bakiranutsi bapfuye. Afata paradizo ajya kwituza hafi y'ijuru ry'Imana. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Cyane amen. Bibiliya itubwira ngo iki? Turi kuri iki gihe cy'ubutungane. Iki ni igihe isi yari ibayeho, Adamu na Eva bararemwe, banabayeho, yewe bashyizwe mu ngo bya Edeni. Imana ibabwiye ko bazajya bayihingira, iberetse ibibuzwa n'ibitabujijwe. Satani agira agahinda, aravuga ati noneho reka nshake ikintu nakora kugira ngo ntandukanye Imana n'uyu muntu yaremye. Inyura mu nzira z'inzoka. Satani aragenda ashuka umugore, amaze kumushuka umugore aragenda arasoroma imbuto, aragenderera ku giti Imana yamubujije.
uyu muntu amaze kurya ku giti Imana yamubujije. Imana yararakaye cyane, yagombaga kumwica agapfa, ariko iza gutegura inama. Uzasome mu Itangiriro igice cya mbere 26. Tegura inama. Maze gutegura inama iravuga ngo uyu muntu ko ducumuyeho tumugenze gute. Banzura yuko muri iyo nama nusoma mu Itangiriro ibice byaho 3:22 hanzurwa yuko umuntu bagomba kumwirukana mu ngo bya Edeni akajya kuzerera hirya. Yamara kujya kuzerera kuko uyu muntu amaze gukora icyaha yagaragaye ko wambaye ubusa. Imana iza kumukorera umuti, iravuga ati noneho kubera ko agaragara ko yambaye ubusa, reka twice itungo tumuremere umwambaro, uyu mwambaro kugira ngo uhishe isoni z'ubwambure bwiwe. Itangiriro 3:15. Iri tungo Imana yatanze kugira ngo imuremere umwambaro byashaka gusobanura Kristo uzaza, yamara kuza bazamwizera Yesu akababera umwambaro kugira ngo ahishe isoni z'ubwambure bari Satani yambitse ubusa umuntu. Tuvuge ngo amen. Cyane amen. Cyane amen. Uyu muntu amaze kubona uyu mwambaro, Imana iravuga ati noneho igihe kirarangiye, iki gihe cy'ubutungane kirarangiye. Uyu muntu kuko yanza kunyumvira mu gihe cy'ubutungane, reka muremere igihe cy'umutima nama, atangira ayoborwe n'umutima we. Umutima we nama nawumvira ibyo uzamugiraho inama byiza bizamukiza. Umutima nama we numushuka azapfe azize ibyaha bye. Baroko igihe cy'umutima nama barokore bagipfiriyemo, abapagani bagipfiramo, cyaje ari igihe kibi giteye ubwoba. Nusoma mu Itangiriro 6 ugasoma umurongo wa mbere kugera ku 8, iki nicyo gihe cyabayeho ngo abantu baraje baragwira, ngo baragenda baba benshi ku isi, ngo kugeza ku rwego ngo abana b'abantu babyara abana b'abakobwa, ngo kuko bari beza, ngo abana b'Imana babitegereje, ngo barongoramo abo batoranije. Umwuka w'Imana ararakara, Imana irabanga abantu n'ab'umubiri, ntabwo nzakomeza kurohanya nabo iteka. Imana niwe yafashe umwanzuro, iravuga ati noneho kugira ngo ngabanye stress z'abantu, reka mbatubirize imyaka. Imana ifata umwanzuro w'uko imyaka yacu igomba kuba 120 kugira ngo igabanye abantu. Ikigihe cy'umutima nama abantu baje kujya batangira gupfira imyaka 120, imyaka 100, imyaka 80, imyaka 90 kumanuka kugeza aho bigeze uyu munsi wa none. Ngo kwifuza kwabo no gutekereza ko abantu kwari kubi, ngo kandi isi yari bigenda yuzuraho abantu. Abantu barapfa, Imana niho yategura umushinga wo kubagabanya. Muri uko gupfa, kubera ko imitekerereze y'abantu yari mibi, ngo bari bafite n'ubugome, niho abantu baje kwicara baravuga bati noneho, baravuga bati Imana turabona ari ya feke, ibyo yakoze ntabwo ambaye, reka twubake inzu ndende, tuyigira umunara kugira ngo twibakire izina ritamenyerwa ry'amateka, twiyandikire izina. Bubaka uyu munara, ariwo munara w'i Babeli, ngo bafite intego yo kugera ahantu Imana iri ngo bayirebe n'ubuhanga bwayo. Kwari uburyo bwo gufeka Imana. Itangiriro 11 ubereye ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo w'9. Ngo iyi nzu barayubaka, ngo bagera ku rwego Imana ibitegereza, ngo ibona ko umugambi wabo bagiye kuwugeraho, kandi koko ibona ko ibyo bapanze koko biciyemo. Iyi nzu barayubaka neza neza bagiye kugera ku mugambi w'Imana. Imana iricara iravuga ati aba bantu sinzabashobora. None bagiye kugera hano undi, iravuga ati reka mwereke icyo mbakorera. Ifata umwanzuro wo kubanyuranya indimi. Uwari ugeze hejuru kuri nivo hejuru agahamagara wase ati nzamukanira inyundo. We kubera ko yarimo avuga Icyongereza, undi yumva Ikinyarwanda, undi yumva Igiswahili, undi yumva Igifaransa, indimi zigize isi. Nta muntu n'umwe yigize ururimi ngo ahuze n'undi. We kubera ko ururimi amubwiye amatarwumvise, agahita amuzamukanira amazi. Yamusanga hejuru ati ko ngutumye inyundo ngutumye amazi, subirayo unzanira inyundo. Yasubira agahita amuzanira umwiko.
iyi nyubako yabo barashwana kubera kunyurana kw'indimi. Ibi bintu byo kujya kwiga Icyongereza, Igifaransa, izindi bitwiga ni ingaruka y'icyaha. Ubundi umugambi w'Imana twagomba kuvuga ururimi rumwe, ariko kuko abantu bakoze ibinyuranye n'Imana, Imana yafashe umwanzuro wo kubaha indimi zitandukanye. Ibi byose byaturutse ku ngaruka y'icyaha. Bibiliya nuyisoma izakubwira ngo isi yose yagomba gukoresha ururimi rumwe. Imana ibanyuranye indimi. Inyubako yabo kubera ko batari bahuje, inyubako yabo irashwana irarangira. Inyubako yabo ngirangire, Imana irabitegereza kuko imigambi yabo yari mibi cyane. Niho yafata umwanzuro wo kugira ngo ibarimbuze amazi. Iravuga ati ariko nubwo ngiye kwica abantu barimbuje amazi, reka mbanze ngende ndebe umwana wanjye witwa Nowa, ngende muburire. Imana nibwo yahamagaye Nowa, iravuga ngo genda ubaze ikintu bita inkuge, uyibaze mu giti cyitwa goferi. Iyi nkuge yayibaje imyaka irenga 100. Nyuma yo kuyibaza abantu bazakumvira n'abazakwemera bazayinjiramo izabahisha. Iyi nkuge yasobanuraga Kristo uzaza gucungura umwana w'umuntu, yamakuza bazamwishamo akabakiza, akabarokora urupfu rw'iteka. Amen. Iyi nkuge arayibaza kugera ku rwego igihe cyageze Imana igafata umwanzuro kugera aho Imana yamubwiye ngo yirizemo n'amatungo. Imana irayamubwira ayinjizamo ndetse n'abantu bari kumwe nawe baza kurokoka uyu mwuzure. Isi ya mbere Imana irayirangiza, abantu irabica ibajijije amazi. Imana imaze kubarimbuza amazi, yari ifite icyizere gikomeye ko abasigaye bazayumvira bakayikorera. Reka basohoke mu nkuge. Nibwo abantu batangiye gukora icyaha cy'ubusambanyi, noneho hatangira kwaduka icyaha cy'ubutinganyi, ubusambanyi bw'abahuje ibitsina. Ubwo busambanyi buraza, Imana irababara. Nusoma icyo gice kizakwereka uburyo Imana yababazwa ngo n'ukuntu yaremye umuntu irabyicuza. Imana ifata umwanzuro iravuga ati mbarimbuje amazi ntibabibona, reka noneho subireyo. Ifata umwanzuro wo kumanuka ikagera ahantu bita Sodomu n'i Gomora, ikajya kubarimbuza ikintu bita amazuku n'umuriro. Zasome mu Itangiriro 19 umurongo wa mbere kugera kuri 29. Mbere yo kwigera i Sodomu yabanje kohereza abamarayika bajya gutata ngo barebe ko ibihavuga ari ukuri. Bamarayika ngo bagere i Sodomu, bahasanga umugabo witwa Lot. Ikizana hagati mu bamarayika abera n'abakuru n'ibizima bari bateranye, irababwira ati uyu muntu wemera kujya mu isi azababara. Ibabwira umuruho azahura nawo, ibabwira akaga azahura nako, ibabwira uburyo umuntu azambikwa ikamba ry'amahwa, ibabwira uburyo umuntu azagwana umusaraba inshuro 3, ibabwira uburyo umuntu azaba ikivume, ibabwira uburyo umuntu azangwa n'abantu benshi, ibabwira umubabaro n'inkoni azakubitwa. Muri iyi nama uzasoma Ibyahishuriwe 5 wereka umurongo wa mbere. Iyi niyo nama yari ya karundura ikomeye yagomba kuvamo umwanzuro ushobora gutabara ikiremwamuntu ku isi. Iyi nama na Yohani yarayibonye ari ku kigo cy'Ipatimo arayitegereza, abona uburyo inama yateranye, abakuru, abamarayika, ibizima n'abera bose babwira Imana, barembwira bati nta muntu n'umwe wakemera gufata kiriya gitabo ngo amenye ibimenyetso bigifatanishije, kuko ntawe yakemera kuva muri iri juru ngo ajye kuruha. Imana itangaza mu ijuru hose buri muntu, yewe itanga n'amahirwe no kwisati nta muntu n'umwe. Ijwi ritanga ridasanzwe ritamagira, nta muntu wemera kwitangira umuntu, wose habura umuntu ngo ni kuzimu, habura umuntu. Yohana abonye uburyo umuntu abuze umwitangira ararira. Yohana mu gihe yarimo arira agiye kubona, kuko iyo nama Yohana yahawe amaso ayireba, abona intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi, ari we Yesu wamwesheje isi. Habona arahagurutse ngo haguruke. Abamarayika bose baramurebaga ngo babona atari intambwe yerekeza aho cya gitabo cyari kiri, bose babona aragifashe, yemera kumena ibimenyetso bigifatanishije. Yohana yumva ijwi rimubwira ngo wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje.
ariko haleluya cyane, haleluya we. Yesu yemera gufata cya gitabo, amena ibimenyetso bigifatanyishije, amaze kukimena. Aha niho hantu havuye umwanzuro n'umugambi mwiza wo kuza gucungura isi. Urugendo rwe ruba ruratangiye. Amen. Mu magambo akomeye yavuze agitangaza misiyo yiwe, yavuze amagambo akomeye ari muri Yesaya 61. Niho yaje yereka abatambyi, iteraniro ryose arababwira ngo umwuka w'Umwami Imana yaje muri jye, yantumye kubwira imbohe ko zibohowe. Aza kuvuga n'ijambo rikomeye avuga ngo naje no gutangaza umwaka w'imbabazi. Amen. Dushimire umwaka w'imbabazi Yesu duhaye. Turi mu gihe cy'umwaka w'imbabazi. Imbabazi za Yesu nta handi hantu bari kuzikura. Ntaho bari gukura ibimasa, ntaho bari gukura inuma zinungura, ntaho bari gukura intama, reka ntaho bari gukura ari amapfizi. Zamura ibiganza ushimire Yesu waje. Yesu aza tuzana umwaka w'imbabazi. Kuri umwaka w'imbabazi ngiye kubabwira ibintu bine bikomeye bizaranga kino gihe cy'imbabazi, kugira ngo mbereke ko igihe cyaturangiranye. Ibintu bine bizagaragara muri iki gihe cy'umwaka w'imbabazi, kandi bino bintu nubyitegereza urasanga isi yarangiye. Ikintu cya mbere kizagaragara kuri uyu mwaka w'imbabazi, Bibiliya ivuga iki? Nusoma mu gitabo cy'Abafilipi ibice 2:14, ikintu cya mbere uzabona kizagaragara muri iki gihe cy'umwaka w'imbabazi, uzabona icyo bita ubugoryi bukomeye buteye ubwoba buzagaragara mu isi. Hari ijambo rivuga ngo mukore byose mutaryarya mutitotombana hagati y'iki gihe cy'ubugoryi. Ubu tugeze mu gihe cy'ubugoryi gikomeye giteye ubwoba. Ishobora nabwiye abantu babwira ni Bibiri ivuga ko abantu b'i Sodomu n'i Gomora baramutse bazutse uyu munsi bakagaruka, babaza Imana impamvu yabarenganyije. Kuko iki cyaha cy'ubutinganyi yabajijije bagikoraga mu rwihishwa, bagikoraga mu ibanga. None ubu tugeze aho isi niyo bamubwira ngo ni igihe cy'ubugoryi, aho isi yatangiye kwemerera abantu gutangira kubasezeranya mu rusengero. Abo batinganyi none bagiye kubikora ku mugaragaro ngo bereke Imana ko bayifetse. Nta yindi mpamvu nuko ari igihe cy'ubugoryi. Iyi ni imyanzuro yabaye yuko abatinganyi bahawe uburenganzira. Amadini menshi yatangiye kuyabyemeye kubisinyira. No mu Rwanda hari ryamaze kubyemera byarangiye kandi rikomeye. Ibihugu byinshi ndetse n'umugabane wa Afurika wari wabanje kwanga. Iyi ni inama yabaye muri Vision Event muri 2020. Iyi nama iza guterana yavuye n'icyo bita imyanzuro ikomeye 7 iteye ubwoba. Iyi nama yaje kwanzurwamo amagambo akomeye. Ndashaka kubereka aho turi mu gihe gikomeye cy'ubugoryi. Cyaje gutangazwamo amagambo akomeye. Nushaka kugira ngo uzakurikirane amagambo akomeye yatangazwa muri iyo nama, n'uwayikoresheje kugira ngo uzamumenye, uzakirike amagambo ngo Chronicle Divasco kuri YouTube uyakurikirane, uzabona iyi nama iterana. Uzahabona ayo magambo akwereke iyo nama imaze guterana. Imyanzuro yavuyemo, umwanzuro wa mbere twabonye aho Papa atangaza aravuga ngo Satani ntabaho. Abati Satani ntabaho. Satani ngo ni ibitekerezo n'imigambi mibi mu bantu. Ibyo bitekerezo iyo byihuje ngo bikaba bibi ngo bibyara Satani, ngo Satani ntabaho. Cya kabiri yaje gutangaza icyo gihe, yaje kuvuga ngo amadini yose ari ku isi ngo nay'ukuri, ngo nta dini ry'uburyarya, ngo nta dini ritari ry'ukuri riri ku isi. Aza kuvugamo ijambo rikomeye. Turi mu gihe cy'ubugoryi baroko. Aravuga ngo Yesu mwari mutegereje ati nta kigarutse. Ni ijambo yatangaje ku mugaragaro.
ati nta kigarutse rwose, ati ntabwo azagaruka, ati imyaka irenga 2,200 reka ngo yavuze ngo azaza, ati nta kigarutse ntimumutegereze. Ni naho havuye uyu mwanzuro w'uko abatinganyi bakwiye gutangira guhabwa agaciro, bagatangira gusezerana mu matorero. Haza gutangazwa muri tangazo rikomeye aho mugiye kubonaho n'abapadiri bagiye gutangira gushaka abagore. Niyo myanzuro yaturutse icyo gihe, ni umwe mu mishinga yateguwe igiye gusohora muri iyi minsi mukayibona. Muri iyi nama haje kubamo n'umwanzuro w'uko mu gihe gito cyane kiri imbere muzabonaho isi igiye gutegura inzira y'uko hagiye kuboneka idini rimwe ku isi. Nta yindi mpamvu, ni uko turi mu minsi mibi kandi igihe cy'ubugoryi giteye ubwoba. Nimba ari cyo cyaha Imana yarimbuje abantu b'i Sodomu n'i Gomora, ariko uyu munsi wa none kikaba gihawe uburenganzira ngo abantu basezerane, ni ikigaragaza ko ari igihe cy'ubugoryi. Icya kabiri kizaranga kino gihe ni ubuhenebere buteye ubwoba. Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Turi mu minsi y'ubuhenebere, turi mu minsi iteye ubwoba, turi mu minsi yo kucogora kw'abantu benshi. Icya gatatu kizaranga kino gihe kwimura Imana no kugwa kw'abantu benshi. Timoteyo wa mbere ibice 4 uhereye ku murongo wa mbere. Icya kane gukora kwa Antikristo mu buryo bw'amayoberane. Abatesalonike ba kabiri nosoma ibice 2 umurongo wa 2 kugera kuri 5. Turi mu minsi Antikristo ari gukora mu buryo bw'amayere, mu buryo bw'ibanga, mu buryo buteye ubwoba bw'ubujiji bw'abadayimoni. Turi mu minsi harimo haduka amadini y'abadayimoni ya Satani. Abantu benshi bayasariyemo, birwa yirukankamo, bazi ko ari itorero. Cyo mbwira abantu mu iteraniro, ndababwira mu by'ukuri usibye amayoberane y'imbaraga z'ubutware bwa Antikristo buri gukora mu mayoberane. Ni gute umuntu afata umuntu akamubwira ngo kuramo imyenda yawe wambara ubusa nkukorere deliverance, kuramo imyenda wambara ubusa ngukorere deliverance. Hari umugabo mwari waradutse, usibye ko n'uwagiye harafite n'idini, cyatagaza gasomera abantu Bibiliya mu rusengero. Ngariya ngo yaraze ngo afata umwana umupfakazi ngo amwubarara hejuru, ngo amaguru ku maguru, ngo amaso ku maso, ngo umunwa ku munwa. Yasambanyije abantu yarabamaze. Turi mu gihe cyo gukora kwa Antikristo, kw'imbaraga z'abadayimoni mu buryo bw'amayoberane. Umunetse kumamagara zo mwinarimo nigera no karere hano hirya. Harambwira Tarfos uri henguza ndambike bigaza komeze nabi. Ndabwira ntago mpari uyu munsi mfite akazi kesha. Harambwira ati rero impamvu ngo uhamagaye, nari niyambaje umukozi w'Imana, nari nizeye ufite amavuta. Ndamuhamagara ati ko mu gatuza kanye sindi guhumeka, ati mfite ibintu byamfashe mu gatuza. Ati muhamagaye ahita ambwira ngo ninshira amazi kuzika bashyuha ngo aze nkorere deliverance. Ndamubaza nise uwo muntu ni umukozi w'Imana koko? Ni umukristo? Harambwira ati ni umuntu wanditse izina no mu itorero. Ndabwira no n'umwana w'abadayimoni bituma usiba muri telefone yawe. Turi mu gihe cyo gukora kwa Antikristo mu buryo bw'amayoberane, mu buryo bw'ibanga. Abandi babatse ibitambo, banze ushyira ibitambo hariya, kandi barabashuka ngo fata kuri radio yawe ngucakira igitangaza. Uracakira igitangaza nturabanza kwihana ibyaha. Ibyo bitangaza nabo badafite barabibahesha iki? Uyu munsi wa none Bibiliya ngo abantu banza kwizera ukuri, niyo mpamvu Imana izabohereza icyo bita ubushukanyi buteye ubwoba, ngo kugira ngo abantu bizere ibinyoma. Haza hari ibinyoma by'abazimu by'abadayimoni biteye ubwoba. Gukora kwa Antikristo mu buryo bw'ibanga. Cya gatanu tuzabona icyo bita ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Matayo 24 umurongo wa mbere. Ni amagambo akomeye Yesu yabwiye intumwa ariko adusohoye uyu munsi. Bari bamwereka ubwiza bw'urusengero n'iterambere nk'uko mbese bamwereka uyu munsi wa none ukuntu dufite amazu meza. Yesu arabwira ati nimwitonde nta buye rizasigara rigeretse kuri ndi. Bageze ku musozi wa Sinayi, bamubaza ibibazo byinshi.
Yesu atangira kubereka iby'ibihe by'imperuka. Ku musozi wa Elayono bahageze, atangira kubabwira ngo dore ibimenyetso bizabigaragaza, muzumva intambara ni mu hazazo, muzumva ibishyitsi hamwe na hamwe. Harabwira ngo ndetse hazabaho hari ikintu bita inzara. Harabwira ngo ishyanga rizaguruka ritera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami. Uyu munsi nibwo turi kubonaho ubwami buri gutera ubundi bwami. Nibwo ibihugu byahagurutse bimeze gutya, kimwe gihaguruka kuva mu Rusiya ngo na Ukraine intambara reka nibicika hakurya iriya hakuno, mbese byacitse. Ni ibimenyetso Yesu yavuze. Uyu munsi nibwo turi kubona inzara tutigeze tubona. Nta kimenyetso na kimwe gisigaye mu byo Yesu yatanze n'ibyo Yesu yavuze. Turi mu gihe cy'ubugome giteye ubwoba kinakomeye, aho abantu mukwiye guhangaza mukaba amaso. Tugeze mu gihe cyo gukora kwiza imbaraga z'umwijima. Nimba tugeze ku rwego abantu barenze kuba abatinganyi, bageze ku rwego aho umuntu basigaye babana n'inyamaswa mu nzu. Mpetse guhura n'umukire w'inshuti yanjye afite imbwa. Umuntu umukire kandi aracyari n'umusore, afite imbwa rwose. Nise umuntu w'Imana biteye iyo mbwa ati ndi kuyikoresha siporo. Harambwira, atangira kumbwira ibyiza by'imbwa. Harambwira ati imbwa ni inshuti nziza, ati imbwa ni inshuti itagutenguha, ati umugore wawe yaguhinduka, ati yanagutera icyuma muryamye, atari ko imbwa muryamanye, ati imbwa reka ntiyakugambanira, ati buri umuzamu nawe yakugambanira, atari ko imbwa. Tangira kumbwira ibyiza by'imbwa. Tugeze ku rwego umuntu afata umwanzuro agakora divorce n'umugore we, akiruka n'abana be, akazana imbwa akayijyana mu rukiko, akayiraga imitungo ye imbere y'abayobozi. Ni igihe cy'ubugoryi bukomeye bunateye ubwoba. Umuntu agafata imbwa akayiraga inganda ze, akayiraga imitungo ye. Imbwa nyakabwana, agafata imbwa bakaryamana mu ishuka. Kandi bageze ku rwego batoza imbwa uburyo zibasambanya. Isi igeze ahantu habi, Imana irababaye. Tugeze ku rwego imikorere ya Kristo ikomeye kandi iri gukora mu buryo bw'amayeri n'ibanga. Te umuntu yarasanze ejo bundi arambwira telefone, pasaze muri biro ngira ka office njya nicaramo abantu bashaka bakambona. Arambwira ati azana n'umukobwa we. Kobwa arambwira telefone ati mfasha ntabara. Umugabo wanjye ntabwo yarabizi ko ibintu bikubwira. Ese ni biki? Turi mu gihe cy'ubugoryi. Arambwira ati ntubizi ko dufite ubwoko gatandatu, ntinzabutaha nanjye rwose. Hatariko ntabwo ndumvikana uyu mugabo wanjye, ntabwo turumvikana. Ese murekunanirwa na kuki? Mu byukuri uyu musore afite amafaranga. Buri musore utinyuka kubaka inzu ya miliyoni 50 ni umusore ufite amafaranga. Afite umushahara umuhenda 700,000 muri iki gihugu. Afite imodoka nziza ya Range Rover agendamo. Tabaza nise muri gunaniro ubuzi. Umukobwa ati jewe ndabivamo, ndabona rwose ntari guza nawe. Nise muri gupfiki. Ati uyu mugabo wanjye arashaka ko ngo tubana, atariko tukabanza ngo tukareka kubyara byibura ngo nk'imyaka 7 ngo tukabaza guteganyiriza abo tuzabyara. Nise ndabareba ndabitegereza. Tagani umukristo muzima, abantu muririmba muri korali nkuru, muri korali ikomeye muri iki gihugu. Ndabwira ni kana ubushobozi bw'amafaranga uhembwa, imodoka igendamo yonyine, inzu ifitwe n'abantu bake muri iki gihugu. Ubu ko kuzabyara umwana muri kimutunga usibye urumba w'abadayimoni bateye. Ndamubaza nise ubundi ubwenge icyo muzanabyara. Jewe nararushanirwa ni mapuro ku misozi ndi gusengera abantu babuze urubyaro, wowe ngurabanza ngo umarenga imyaka 7 utabyara. Tugeze mu gihe abantu bakunze ubutunzi bw'isi kuruta nabo babyara. Ni igihe cy'ubugoryi. Ejo bundi nongera guhura n'akandi kana twahuriye Kanyarira, Imana irakabwira ibintu byiza. Ejo bundi turahura ni kana bite sati rwose atarvoti bya bintu Imana yambwiye turi kumwe byarasohoye. Ntibyagenze gutatu mufite ubukwe. Rekagira Imana nisheri wawe ari anyereka umusaza w'imyaka 67, umwana ufite imyaka 21. Tamubaza nise mu byukuri Imana ko yavuganye nawe numva uriya musaza udashobora no kuba papa wawe, byibura yabasogokuru uriye niwe mugiye kubana.
none umukobwa arandeba arambwira ati Alphonse ati byihorera ati Imana yaravuganye nanjye ati kiriya gisaza gifite inganda gifite amafaranga gifite amaduka ati nyine ati nzabana nacyo mu myaka nk'itanu gipfe ati nongere nishakire umusore tukiri muto. Papa ni igihe cy'ubugoryi. Abantu basigaye babana n'abantu barabatagetinze barababariye ati nimukuraho ibi ngibi. Ni igihe cy'ubugoryi. Ni igihe cy'ubugoryi. Maroko nimukanguke. Nimukanguke ni igihe cy'ubugoryi. Ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe kiteye ubwoba. Aho umuntu musigaye mutegurana ubukwe yarabaze imitungo ufite azi ko ni mubana azahita atandukana nawe mugakora divorce mukagabana. Ni igihe cy'ubugoryi. Niyo mpamvu ubona n'ingo z'uyu munsi wa none nta minsi zimara. Imana nidutabara, Imana nitugirire neza. Hanyuma y'ibi bihe byose yewe dore ngiye no gusenga. Aba bantu nitudakiranuka muri iki gihe, nitudakiranuka muri iki gihe cy'ubuntu, dore igihe kigiye kudusohoreraho. Bibiliya igaragaza ko utazakiranuka muri iki gihe cy'ubuntu bwa Kristo azasohorerwaho n'igihe cya gatanu cy'ubwami bugiye gutegeka isi. Uyu munsi wa none isi itegetswe n'ubwami bwa kane. Wakibaza ngo se ubwo bwami bwa kane ni ubuhe? Twese nta muntu utazi ko Amerika ari iyoboye isi. Amerika niyo ifatira imyanzuro isi, niyo iyoboye isi. Ni ubwami bwa kane butegetse isi. Ubwami bwa mbere bwabaye ku isi bukanayitegeka bugahitinga ni ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwa kabiri bwakurikiyeho bugategeka isi ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwa gatatu bwategetse isi ni ubwami bw'Abagiriki. Nyuma y'ubwami bw'Abagiriki haje ubwami bwa kane aribwo bufite isi. Ndaza kubereka impamvu y'ibi bintu mbabwiye. Ubwami bwategetse bwa kane ni ubwami bwa Roma, na Yesu yaje gucungurira itorero asanga Roma ihitinze ku isi ifite n'imbaraga. Wahita wibaza ngo se ko ubwami bwa kane uvuze bwafashe isi ari Roma, none Amerika iturutse hehe? Uzasome Bibiliya ivuga iki? Daniel yahishuye amagambo akomeye mu gitabo cya Daniel 7 bice 7 here ku murongo wa mbere. Daniel yavuze inyamaswa enye ngo yabonye. Mwabonye umuyaga uhubuka mu ijuru ngugwa mu isi, ngo ngugwa mu nyanja nini. Inyanja ubundi ni isi, nicyo byasobanura mu buryo bw'umwuka. Ngo muri ya nyanja havamo inyamaswa enye zidasangira amoko, kandi ngo zari inyamaswa z'inkazi. Ngo iya mbere yabonye yabonye ngo imeze nk'intare. Ngo iyo ntare ngo yabonye ngo ifite icyo bita amababa ameze nk'ay'ikizu. Ngo arayitegereza kugeza ubwo yashikurizwe ya mababa yayo ngo igahagarikwa mu isi nk'umuntu, ngo ikamburwa ubutware bwayo. Iyi nyamaswa yabonye rero nibwo bwami bwa Babuloni bwabanje kubaho. Aba nyamaswa ya kabiri, ngo iyi nyamaswa yarayibonye ngo abona imeze nk'idubu, ngo itambitse imbavu mu mikaya yayo. Ngo iyi nyamaswa mbwibwirwa ngo kugenda ngo igafata ngo inyama nyinshi ikaziconshomera. Ngo arayitegereza kugeza ubwo nayo yamburiwe ubutware. Aza kubona inyamaswa ya gatatu yo ngo ayitegereza abona imeze nk'ingwe. Ngo yari ifite amababa ameze nk'ay'igisiga. Ngo arayitegereza kugeza ubwo nayo yabonye yamburiwe ububasha. Aza kuvuga ku nyamaswa ya kane. Iyi nyamaswa ya kabiri yari imeze nk'idubu, ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Iyi nyamaswa ya gatatu yabonye imeze nk'ingwe, nayo yitegereje ikamburwa ububasha, ni ubwami bw'Abagiriki bwaje guhitinga ku isi ariko buza kurangira. Aza kubona inyamaswa ya kane iteye ubwoba ikomeye, ngo yari inyamaboko, ngo ifite amahembe 10, ngo n'ibisigo 7, imitwe 7. Ngo arayitegereza ngo iyi nyamaswa ngo kuko ngo yari ifite ubutware buturuta izindi nyamaswa zose, ngo yaraje ngo iraza ifata ibintu byose irabikandagira, ibindi irabiribata, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ngo arayitegereza kugeza ubwo yabonye
ngo ku mitwe yayo ngo haza gukurwaho agahembe gatoya ngo kaza kubonekamo. Aka gahembe gato rero, kuko iyi nyamaswa ya kane ni ubwami bwa Roma bwari bufite izi mbaraga kuko bwaranasiribanze ku isi. Aka gahembe gato yashakaga gusobanura ni ubwami bwa Amerika. Aka gahembe rero nako yaje kugaragaza ko mu gihe kizagera ngo kakaka ubutware bwako. Nusoma Ibyahishuriwe 13:1 hari ijambo rivuga ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja, ngo iyi nyamaswa yari ifite amahembe 10, ngo ariko yari ikomeretse uruguma rwica, ngo ariko uruguma rwayo ruza gukira. Iyi nyamaswa rero uruguma rwayo rurenda gukira. Iyi nyamaswa yashaka kuvuga Yohana ni inyamaswa y'ubwami bwa Roma. Roma rero ahantu yatakarije imbaraga Amerika igafata isi, habonetse Roma igitegetse isi ifite n'imbaraga. Hariho Roma y'abapagani itarigize yemera Yesu, haboneka na Roma y'abakristo yemeraga Kristo. Uko gutakaza imbaraga no kudahuza bituma Roma itakaza imbaraga, Amerika yifatira isi. Ariko Bibiliya ikagaragaza ko nubwo yafashe isi nta mbaraga ifite zikomeye. Iyi nyamaswa yakomeretse uruguma rwo bwami bwa Roma ngo yenda kongera kwisubiza ubutware bwayo. Kandi nabwira ibanga rikomeye, ntabwo Roma yongera gutegeka isi, itorero rigihari riraba ryagiye. Kandi reka mabwira ibimenyetso bitatu bigaragaza ko Roma yatangiye gufata ubutware. Roma yatangiye kuzuka, umutwe we yatangiye kuzuka kuko uruguma rwayo rwatangiye gukira. Kamabwire bitatu. Kandi mbabwire ngo ntabwo Roma izategeka isi ku mugaragaro, itorero rigihari. Imana izaryiba iritware. Dore umuvuduko w'isi aho ugeze. Nibwo bwa mbere tubonye Amerika itora umuperezida w'umukatolike. Nyizero ya Amerika n'imikorere ya Amerika ubundi ni igihugu cy'abaprotestant kigendera ku myizero ya kirokore, na perezida wa Amerika arahirira kuri Bibiliya. Gutorwa k'umuperezida wa Amerika w'umukatolike byari ikimenyetso gikomeye cy'ubuhanuzi. Akimara gutorwa yahise yirukanka ajya gushaka papa. Nibwo bwa mbere tubonye aho byabereye. Tugiye guhamagara Imana, turimo turakorana n'amacenga n'amayeri y'abadayimoni menshi yamaze kugera no mu itorero hirya no hino. Hari umutwe wamaze gushingwa ukomeye ugiye kuzaza mu matorero yose ukazengurukamo. Ibyo niko byamaze gushingwa ahantu henshi hatandukanye. Uzabirimo abantu bamwe batemera Kristo bamurwanya kandi mu bwenge. Bazaza bitwa abapasiteri, bitwe abantu b'Imana, yewe banakwigishwa n'abantu b'Imana, ariko imyigishirize yabo izaba inamura bizera bakuramo amavuta n'imbaraga. Ibyo ni ibintu isi iri gutegura. Tugiye kubona byinshi. Iterambere ryacu riri kwihuta, yewe ni na ryiza. Isi yose iterambere rwose rimeze gutya ryasaze. Niyo mpamvu tujye no kwitabira twadufata imitungo yacu, amafaranga yacu byose bikabikwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, nta mafaranga agaragara mu mifuka. Ntabwo ifaranga rimwe rishobora gukora ku isi. Amafaranga tugifite akajagari k'amafaranga mu makofi no mu mabage ntibishoboka. Amafaranga nabanza ajye ku makonte, ajye ku ikoranabuhanga. Ikintu cyose uzajya kugura ujye ukore usunika umwuka, amafaranga agende. Imwe mu bikoreshwa, ni imwe mu bintu bigiye gutuma ifaranga rimwe ribona imbaraga n'inzira rigiye gucamo. Dusenge, duhamagara Imana. Ese uyu munsi wa none uri mu birindiro byo kwegera Imana? Ese uyu munsi wa none uhagaze ku murongo Imana ishaka? Ese uyu munsi wa none uhagaze muri ya mavuta? Abantu baracogoye, bahuye n'ubuhenebere buteye ubwoba bukomeye, bahuye n'iminsi mibi. Hanze hari abantu benshi bamaze kwiyanduza, bamaze kuba abagome, bamaze kuba abapagani, kandi bitwa abantu b'Imana. Nta handi hantu dusigaye tubona ubugome usibye mu nsengero, aho wicarana n'umuntu arimo gupangira yaguteguriye agira ngo yumve ijambo rigucika abone uburyo gutanga. Tugeze mu minsi mibi, tugeze mu minsi y'ubuhenebere bukomeye. Aya mahirwe Yesu yazanye y'iki gihe cy'ubuntu bwe, umuntu utayizereramo arahura n'akaga gakomeye, azasohorerwaho n'ibyo bihe byose. Ushaka wakubaha Imana,
ushaka wakiranuka. Ndagira ngo buri wese ahaguruke dusenge dusaba Imana imbaraga. Bwira Imana ati nkeneye imbaraga. Bwira Imana ati nkeneye imbaraga. Bwira Imana ati nkeneye kunesha. Shalama antita lawezme efolege. Rando wasme eganda wasalia takola blene foski maiga. Niyo jambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye ngo mbazanire. De watita akasi kwikizba akoperi ya zonegle. Biravanga abantu icyo gihe bazaba bishakira ikintu bita inyigisho zihwanye n'irari ryabo. Tugeze muri iyo minsi. Abantu barishakira ibintu byiza. Ndanyacyonga rwose wacu usanga abantu baje bamwe bava no hanze y'igihugu abandi bakava mu ntara baterfose turashaka ko duhanurira. Abantu barishakira utuntu twiza turyoshye. Tutababwira ko ibikomeye bihari. Birahari. Isi nibwo bwa mbere tubonye Perezida Amerika ajya gushaka papa. Aragendera muri bagirana imishyikirano baraganira. Mu biganza bye no kuganira kwe ni naho hantu ubu tuvugana n'ubu butware n'izi mbaraga Roma yatangiye kugira aho turi hari imyanzuro papa yatangiye gutangaza. Ubundi imyanzuro agakwiye guturuka muri Amerika kuko niyo ifite ubutware bukomeye ku isi. None hari ibiri gucomoka i Roma bigatangazwa ku isi. Ni bigaragaza ko iyi nyamaswa cyangwa se ubu bwami butegetse isi butagifite imbaraga nk'iza kera. Icya kabiri, hari jambo Perezida Amerika yigeze kuvuga witwa Trump. Iki kintu yarakivuze ndavuga nti isi yarangiye burundu. Aravuga ngo arashaka gufata Yerusalemu ngo akayigira umurwa mukuru w'Abisirayeli. Kiriya kintu yagikora yarakivuze isi iramwamagana bamuhana urw'amenyo, ariko yagisohoza. Ahantu Yerusalemu iri hubatse urusengero rw'umusigiti w'Abisilamu. Hahoze urusengero rwa Yerusalemu bigaragaza ko ruzongera rukubakwa kugira ngo uyu musigiti wasenyuke. Hazaba icyo bita intambara y'Abakristo n'Abisilamu. Ibi bintu y'Abisilamu bikorwa, iyi ntambara agombaga kubaho kuko ibikoresho bizubaka urusengero rwa Yerusalemu byamaze gutegurwa. Birahari, birateguye. Ikisi tegereze nuko uyu mwanzuro ubaho gusa ubundi intambara ikabaho uru rusengero rukubakwa. Dore rero ikigaragaza ko itorero ryari ritashye n'iki. Uru rusengero rurimo kimara kubakwa. Bazateramo intebe, mu ntebe bazateramo n'intebe ngo bazi ko ngo izicarwamo na Mesiya. Kuko Yesu uriya ntibigeze bamwemera, bazi ko ngo ari umwesikoro, bazi ko ngo yavukiye mu biraro ngo uriya atari we Mesiya uzacungura isi, ngo bategereje Mesiya nyakuri. Uru rusengero rero bazateramo intebe ngo iyi ntebe zicarwamo na Mesiya, kandi iyi ntebe ntateze kuza kwicaramo. Iyi ntebe urusengero rukimara kuzura ibikoresho byarwo nababwiye ko bihari. Nta wundi muntu uzayiricaramo munsi yo gutahura urusengero usibye Antikristo. Kandi Antikristo ntabwo ateze kuza muri iyi si itorero rigihari. Tugomba kuba ryatashye. Ibi bintu bikorera urusengero rugatarwubakwa vuba vuba, ntabwo ruzubakwa amezi arenze 3. Itorero ryagomba kuba ryahise ryitahira. Ibi byose bigahita bisohora, n'ibyo byose bigasohora itorero ryagiye. Ndashaka kubabwira ngo ntaho ahisi igeze harakomeye. Nimwubahe Imana, itorero rigiye gutaha. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa